Tani kubisata ataza kundeba nazini yaba cyaba kimuzanira kuranga neza tu namenye basanga yarabaye isanga cyo kunsenya anda bashokumika Kamu kasih kuasa kau mana andi, nak tadi kan? Anda semua pun kira ada juga kalau tujuan. Tujuan juga kalau dapat kumpul sendiri ya, ya? Kalau tujuannya, bayar lagi dia kira. Bukan bah, jangan sah atap, boleh tahu ni sebab. Itu mana atap tu, boleh tulisasi. Kalau katanya deh, sakit. Lu mana sakit dan lu mau tujel. Jadi wajib. Ini komba. Jadi apa orang katanya dikira sekali amat sangat. Mana ada kita bisa komba. Maaf, awalnya kombi. Saya mau masuk mana kombi enggak harus sembuh. Kau tu terus, mau kau tahu. Nah, kerja. Hindi moto kare ni hindi hati hakoresha ni kare kusi kafayo shanza iki cyama cy'ikihemba cya Abana ninyotewe koko muri iyi nzu nta gikombe kikibamo igihe naguhamagara ngo nzane n'amazi nabwo aho bahagutereye imisumari sikuzi ko naburaye namuzana nanjye niyo narindi kunywa niko gira hasi rero base nandi kuzongerera meruka kurya ryari wasubiye iyo wabaga akora cyakora icyaho mu nzu usugira amazi kumva mfite sereri bati ntabwo meruka ubu aya mazi igikombe wazuri kunyweramo nani ni cy'umwana kuko warasa ubaga muzi ariko kugiye kuzanyica ubundi wa mugabo bugamizi urandebera ngo aramena aya mazi yose urwo narushe mana nyagazi n'urunguru naranye ugiye gutuma nsaza nabi wa mugabo wamburanye ikigo ubundi sininjira mu nzu naransinda musi ubundi ndajaye musaza wanjye yahoze ngira inama yo gutaha ariko ako sinanone ko nta musika ko twasanya uyu munsi singusanga ubundi usubira iyo wa nsanga sindasiga urugo rwanyu nge nushaka uzarunsindira kandi ushaka kugira ngo nzagutsinda ahangaha wowe ciye gake naricishe da ariko bazanakimfungira kiriya kintu kanze dukinga kitari
Yangu pole nisipemo. Where's Silas? Silas! Mungu yagiye. Silas! Cyane cyagiye hera. Seri ko ndi kumva hamagaye byagenze. Ndetse no kuba adafunguye. Silas yagiye. Kira cyangwa se zose cyane. Cyane se uratibyaje. Ngo gishaka kugiwa. Aho unabonaga wuzuye. Umwana kuva kera wose cy'umutoteza biza kumarira iki? Ejo kansabye uruhushya rero nararwohereje twagiye ngo gusura nyina ngararwa. Ari umugore ntabwo wuzuye. Rero cy'umuto yajyanye nk'ahana kora cyangwa cyo kungoma amagara njye nawe. Jya kwirirwa ndi kwitera ibicucu mu cyaro. Wamuhaye amafaranga asa yitwaza. Amaki? Amafaranga. Ngeze ni banki. Ushaka uruguru. Ntabwo ngende banki. Nawe amafaranga wamaze kwitwaza tu. Yo kumaze iki? Usite igihe gihumbi muvane nikamugeza wifana mugarura. Oshambo aho uzakira uzasubira iwanyu. Nukomeza kundakaza uzasohoka tukwa ugenda. Aho ngo ino cyane mu gikari. Wewe uratiri ukajana umwana ukagumana yo nacyo najanye. Ari ngiye mugore wawe kubyari buriya mwana. Nuwo Silas cyangwa cyavuye mu cyaro utamenya naho cyavuye kikagwa hano ukunda ndiyanga cyane. Sasa sina garumu. Muki? Niko namaze ibibazo by'ubugojya ngo nazagutara. Ariko wanze kinacana ari cyawa kigaye hanze nta wamenye. Ukuntu gikunda ko mfanye kukinsubiza. Ko barwana bagikorera ikintu kikava hano. Kiraho na naho n'ikigaruka. Urugendo we komera Silas mwana wa nyaka umeze ute wakwinjira mu nzu ukabona agatebe ukaba wicaye umuvumbi wabaye umuvumbi ngewe ntabwo namenye ko uraza ntabwo nigeze nteka ubundi se ndateka iki mwana wanjye wowe iyo wibereye ntabwo uzi ibyabaye mu rugo akazi mu mujyi kambanya akazi wenda ngize gutya ngize amahirwe mpamvu yabampaye uruhushya rero uriya mugore si w'ishitani kazira araruguhaye ako narwo kuruma ni hamana bivuye kure yewe nanjye nari mvuye hariya rero ku gasantere nari mvuye hariya muri kigororwa ubwo rero nibwo usanze ngeze aha niyo mpamvu nta kintu nateye leta biri no kubonjya ahubwo ukuntu ubukene ari bubi none ko umeze utyo none se n'ubundi ntabwo baguhera amafaranga ari kuza gake ariko akanaza tu nta kibazo ese nta dufaranga baguhaye ngo nyihere na bibiri ndebe uko nigenda ampaye igihumbi cyonyine cyo gutegura mwabujanisha itanu niba urasekone no kwigisha bose akanyiguriza na bitanu nkaza nkareba ko ntakugurira n'ugushyira none mwabujane wari uhari bose sinzi yari yagiye nayo nayita iki ni faveri yangiriye dore nk'utu dukweto ngize gutya bari kudutembeza nabo batemba kujya gusora umubyeyi nambaye inkweto zifunze uza amafaranga izina wambara neza ni inoti y'igihumbi cy'amanyarwanda igihumbi kimwe cy'amanyarwanda ko bari bazibye Sira kubona ukuntu zikirimo bari bazibye cyane nawe usigaye ukorana n'amabandi mwana ataro ni yose sibye akadodo bashize hasi rero mwana wanjye ntacyo nubwo ndi kwirengagiza nkavuga ngo mu nzu nta kintu kirimo wari uzi ubukene buri hano mu ruru ahubwo se cyamaguzanyo cyagiye he maguzanyo sinzi yagiye ntabwo tukivuga rumwe ari maguzanyo ari se bose banteye umugongo kuva cyagiye ntabwo iwanyu naho ubundi se nsanze n'isafuriya cyayikomye cyamaguzanyo cyabisigamo se yabisigamo si mbaga natetse ibingana iki ko naraye nsoromye hariya hepfo igisusa akaba aricyo nteka
nacyo ko cyari kimeze nk'icyuma gatanye wagize ngo hano turacyarya maguzanyo si uzi ngo ni wowe wayikombye aracyarya hano mbonaga yarabaye umukire yabirya ko nabonye yasiremutse nanjye namubonye amahoro cy'uko ndi mu gipangu nabonye acaho na moto agenda none se reka mubwire rero agahinda kanjye ubu ngubu nsigaye mfite agahinda mwana wanjye Sirasi isi ko nta kimwikoze nta n'imposha kimpa habe n'ijana cyakora ameruka amafaranga yampaye 150 mbura n'icyo nayagura mwana wanjye Sirasi ni ukuza ari kumpondagura amaguzanyo nawe ni ukuza ari kunuka ngo namubyariye mu rugo rw'ibyondo mbese ubu umuntu nsigaranye duhuza ni wowe mwana wanjye ubu byandenze ubu numiwe ubu impamvu uri kubona mfite aka kamorari mvuye ku santere nari niberaniye n'abagore twabanaga mu nshyirahamwe nyigira udufaranga turi kwisekera nyine niyo mpamvu mfite kamorari naho ubundi ni uguhora ndarira ndi mu gahinda kubera ibyo sikwa nkorera uzahangeze ejo bundi yanigaguriye hano muri iyi mbuga araniga ndasambasamba mbura umwuka uzi ko yaranyije wari kumva bagwamagaye ngo me nahenutse papa atinyuke agukubite ariko papa bari abakera papa atinyuka afate umuntu ungana nawe ngo agiye gukubita ahubwo Sirani nzabiri kurya n'ubu atari ikibazo none se ahubwo kaka ntabwo yigeze azana kugusura se nibura ngo namubwire ibyawe ntabwo haje musaza wanjye Kabingiri ahubwo we akajya aranyusha ngo ni nk'umugabo namwe ngo njye kuba mu rugo ndavuga ntabwo naza mu rugo nsize urugo nzi ngo umugabo azahiye none ahubwo nanjye nsigaye nicuza ariko nkavuga si umusige nkora iki koko ubu ndibazaga mwana wanjye nuko byakira nkori ariko nanone ntabwo nata umugabo wanjye sura twasangiye akabisi n'agahinda ndi kwibaza ni papa ukuntu afatamo amanga agiye kumukubita ntakihamaguzanya kiba kiri hano icyo kiba kimaze iki wagira nta n'umuntu uzi ko birutwa ukaba hano wenyine nk'ubumaguzanyo yakumarira iki muri runo rugo ntacyo none ubundi ari hehe wahoraga yagiye tuzacirukana iki gihe nakwiyirukanira umwana none ubundi amaze iki mwana wanjye ngo kibe kibi kiba ari utatuma amazi umuntu utagira gute byose ni weho n'umugabo arataha yisomeye agacupa agakubita ubwo si ubwo amaherezo azaba yawe narushe se mwana wanjye aho ndi kubona ugiye kunanguka karasi ahubwo rero nindamuka mbonye amafaranga nkahita iyi nzu kuzahita nyihenura yose nkayiteresha igipande nkashyiramo n'amakara ahubwo se hano hari udufaranga mfitemo nasaguye ndi kuguriza inkweto ariko ni dukeya dani sensa senkisajya ni rero ko wakwiyarangira hari amafaranga yitwa senkisa abagabo kwita senkisa tuno dupapuro aya ni 500 ariko hari manganya nabira bidodoki byose ukebagura ushiremo usorome na nyiramuriri hariya umva mwana wanjye hari za mboga zo twateye zivuraga igifu bita ndamutibikanye nizo zitapfuye kuma naho sinzi ko ziri kuma ubu ngiye kuzikebagura nyine urukumva nshaka n'igitoki nicyo kiri kugura 350 ubwo ndabikopeshereza aho bamikiro n'inusu ubundi nze mparanganye turebe ko twarya kumama wibagirwa n'amamesasi cyavuga amavuta kurya iwanyu muryaga neza kambe niruhukiye we muryaga neza nihagaze basinda yagura iki nta gishimbo nta tuvuta nta ki ariko ntacyo umwana wanjye arusese simbukira kuri kivuguta mbizane undi mufaranga niruze ndebe ko
none mubaze umwana banguka mubaze cara aho ngaho none kamubaze nujya mbona wambaye kaga kumubaza kugira ngo ugire aho ukambaye igihe cyose none ko ntajya mbona ukambaye uragafite none nkafite no mu mufuka uzagata nukasira uzagata nakubwiye ngo ako gakomo ujye ugacunga nk'uko ucunga ubuzima bwawe ahubwo se aka gakomo cyagira ngo nsobanurire kubura ukubwira ngo ntambare buri gihe wakampaye nk'impano se ako gakomo rero mwana wanjye byako ni inkuru ndende kumva buri zina riri aho ngaho natekereje ko hari icyo wenda risobanuye kuri wowe rero niyo mpamvu ugomba guhora ukambaye ako gakomo ntuzana muri uru rugo aho nagusanze niko wari wambaye ugomba rero kujya ukitaho njye ntago nize ariko abansomeye bambwiraga ko handitseho hajya handitseho Jackie niwe wanditseho ubwo rero ntabwo namenya ngo mufitanye irihe sano ariko ako gakomo nakigenda ujye ukabara nk'aho ako gakomo ari umuryango wawe ahubwo ni rurangiza karanakweduka uwo muntu ari kukubwira ngo ujye uragafata nk'aho ari umuryango wawe wa kabiri ahubwo warangiza ukagakinamo si ubundi ma Kevin ntagaruka kuza kukumbaririza hano ego ahubwo uramuvuze ndibuka uno mukanya igihe wari ugiye ku muhanda yageze arambwira ngo aragaruka ahubwo reka mubaze urabivuze nicisha muzi ubundi uriya mwana w'umukobwa mukamba uriya mukobwa ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe biri aho ngaho nta birenze none se ubundi ni gute utabigira ibirenze mukikundanira ko mbona ko uriya mukobwa ari umwana mwiza yambera umukazana mwiza gukundana se ikibazo yaza kubita ko atari ibintu byo guhobokerwa ntabwo uri kubona muri runo rugo ukuntu tubaye ushaka nzamuzane nanjye ananira wicisha ku ruhande ahubwo keretse niba wariboneye abandi naho uriya mukobwa ni mwiza pe ariko mama nawe urakabye ukarenza urugero umukobwa mugenzi umukobwa mwa runo rugo ntabwo bishoboka mbese kubera si n'amafaranga ndi kuyakuraho ndebe ko yagwira biri kwanga mu mujyi wa mbanye umujyi ngo nigerekeho n'abakobwa ntabwo uzi ko bakura n'amenyo bakura amenyo ntabyo wamenya ko bakura amenyo numvise ko yigiye iby'ubwarimu ntabwo yigiye ibyo gukura amenyo nawe ntuzajya uramenya kandi ikindi ntabwo nari nakura ndacyari mutoya ndacyari mu buzima bwo gushakisha amafaranga ngo ndebe ko twabaho ni kamenye ngo ni ruhaya ntawe ari wakura utegereje si kumera ihembe utegereje kumera isunzu utegereje kumera nawe nazana ahubwo ukanegere no mu nzu ahubwo ushaka uba ufite ikibazo ndebe kuri cya kijumba na nyiramurire n'iriya bana banjye bose baranze barananira uriya mukobwa ko mukundaga cyane ranzamuwe umuhungu wanjye uyu nawe ati sindakura amaguzanya nawe ari mu marere we rero yavuze ko atanamwemeranishira ko byamera kose uriya mukobwa agomba kuba umukazana wanjye babyanga batabyemera agomba kuba umukazana wanjye maguzanye rero nibyo nari ndimo kukubwira uru rugo nabonye rurimo ibibazo byinshi kandi ni nk'ari we mugabo uba wasigaye mwa runo rugo ugomba kubikemura bavuze ko utawutana gitaha usiriye urara no mu gasozi byakugendekeye bite none se nje nshinzwe gukemura ibibazo ndi umukuru w'urugo ninje mukuru w'umuryango uzafata irangamuntu ugende gushaka serivisi iyo ari yo yose
ni uzazamo nyine two ngomba kubikemura nazo ndakemura ibibazo mfite urugo umuntu no kugira ngo asize umugabo mu mwaro n'urugo naho n'imbwa yisigiye mu buse bumaze iki mwaro n'urugo ngaho utarembwa wagiye mu buyayi akazi kabi kaguhesha keza akazi kabi kaguhesha keza burabaje kubona ibintu bise niyo mpamvu se washizemo agiye ufite n'agatuza uri kubona ndushya umubiri asubonde ko wererwa iyo mu mujyi urugusaba ibyo kurya wabuzwa n'ibyo reka nakubwira ikintu utarunazi uziko babufaranga baguhemba bwo ku kwezi iyo gucya umunsi umwe mba yabonye wamureba yakora hehe se kwere goro kubonga ukabona nje kamureka ukamugire nawe n'abagore beza bafite amafaranga bandisha gico nshaka nkuko nkayibonera kugira ubwo shaka ugera mbe nkawe ndanze nozi nyoko muje ko bagaragucira mu masuru umuguru gabo ndanze azankira mu mazo zagire gute reka nkubwire mpamvu ngena nagitaha nunga hano mbaga nibere kandi mfashwe neza uwaza kuba mwe ibyondo hari inzu nziza yo kubamo ngo nubura nawe mpamvu wabihunze ndabizi hano ngaho naga nta kintu ro gufata ziranjumba za hato na hato none bijya bari kwemera bakimena amazi ariko ari umucero ukabatinda kujya gurimo n'amazi n'ibijumba si ibiryo ibijumba iyo naryo ikijumba mba nkomeye ibijumba ni ibyo wari kubihumba ntabwo wameze nk'ikidodo kamwebare ahubwo mba nkubwire n'umugi nagize gutya kuko ntungiye kubibwira uzabwira mere nzahita nguhamya nawe ni nyoko wese ntabwo ari nyoko uranje reka nkubwire ngichaka nanakubaka n'urugo ariko umugore wanje mfite akajara amahi mfite amafaranga akakanya magozanyo kakanya nkubwire ngewe umugore wanje wanje ariko asanzwe ari n'umugore ko ni n'uwanje ubu ngara amahi agakamana buri kimwe cyose none naza kujya bino bijumba bya hano nga kwazure nje mfite urugo rwanje nje ndi kwiyarurira wa mureze agafi ukangeraho ku gihe urarangiye ugeze naho uja mu bagore umwana ungana gutya sinone abagore iyo ntishabikira ubu nje ntangana nkaho ono kugenda ari ubugufa gusa arwo n'umuyaga je ndi nakubonye imvura kuvuye guhaha ubu mama zingo yabyaye umusore naho ni tuzakura urambona tuzakwirukana umaze ameze ngayo mu buyaje igihe nabo umazemo icyo ari cyo cyose ni njye bireba ntabwo bikora iyi rakosta se wayikuye hano nuzi ubwo waguze iki cyamaze wese ko waramo ubusenge uburegwaga hagura ukoza abana ba mabuja umere nk'ikirima wavuye muri byo ukaza ukaba hano nkakuragira umugore nawe ugashaka umugore amaze kabire umaze igihe naha noneho utari kuja mu kazi ahubwo se sikumuje yampaye iminsi 3 kuba nsubiyeyo maze iminsi 3 na yari yagera ahubwo ngiye kwitegura ndebe ko nasubira mu kazi ibona ko iyo n'urukweto ukagera ntibyakomeye ariko njye ntakubeshya ntabwo igihe bambaje tufite umuvandimwe nkagira isoni ryo kubivuga kure ko weho ahubwo se kuki utari waza no kunsura nibura ngo ndarebe nawe nkorera uko hameze bimeze uzi ikibazo ngira ushobora kuza gusaba gutezanya ku buyaga batuziranye n'ikirara atazi ko tuvuka njibura arigihe ikirara ninda ni weho ni njyewe njese ntabwo mbonaga kumva n'imbere kandi ubu wasanga n'itaburira itabise cyangwa amagambo ntabwo ari kenshi niyo mpamvu wasaze gutyo weho ningera mu mujyi nzaza kugusura urumva tuganire neza coja mu kazi kabanije koza ari amasahani udataga gato y'uruhu maguzanyo ugiye gupfa nawe uje urakuramo n'imbu jakoza ari amasafuriya sibyo ntabwo nahinduye yari yambwiye ngo mare nk'iminsi 3 mu rugo ko yari yarangiye ari ikiruhuko kuri ubu gusure se wowe ko wageze mu rugo ntuze kundeba akaba ari ubu ngubu uje kundeba nabwo ugiye no mu rugo mba kumbuye mba nkeneye kuja mu rugo twari dukumburanye byasa ariko
ariko si ubwo nkugezeho byo ntibihagije. ntacyo bitwaye nta kibazo. Iki Umva ntagiye kuburumbi. kururumbirwa n'iki? Bakabura mama. Nahindutse neza. Ntabwo nahindutse, ni uko nyine turi kugenda dukura. Iyo umuntu ari gukora ntahinduka se? Yacyo bumvikana. Ntabwo nahindutse rero. Umva reka ngende. Ko fone biracyaba ku murongo. Utakimpamagara urashaka iki? Narayihamagaye bakompoza ngiye kuza. Ubwire ko ngiye kumanuka mu rugo. Ni uko nyishize kumurira ariko iba. Hari wari waje nyine cyangwa bashyiramo bya bintu numva ngo ni indege. Birashoboka ariko iriho nuko utampamagaye nyine ngo icyo wampamagaye rimwe ugahita urekeza. Iyo wahamagaye nimero zicemo urayireba. Sawa bayi rero reka nsubire mu rugo. Ntabwo wansohoza mu make. Yo. Sawa ubwo tuzasubira. Sawa bayi. ariko cyakora cyane ndi naruha mana naruha ubwo si wangegera we amasaha atatu arashize nakubwiye ngo ugende amasaha atatu ube wagarutse ukaba umaze guhana icyumweru aha ni kwa sikoro ni kwanjye kugarutse ni kwa nyogosenge wawe uje kumara igihano undi ko washimye kuguma kwanjye ko uje gukora igihano ariko ubundi ujya mbona ukuze mu gihagarara ariko mu mutwe nkabona kungiyemo amazi umunsi umwe nzagufata ku bw'icyungorobe urwo rutwa n'umenye uri bumva urwo rutwa umunsi nakubisemo iratwere urashobora ajya kugira mbwira ukuntu naguhaye uruhushya rw'amasaha atatu ukamara iwanyu icyumweru utari kunsobanura ukaba uretse urwo ruhaza rwawe hasi aho Wahuye na yaje mu naki ibyo ntabwo bijya vuba tuva mu modoka ukaza n'amaguru ukaza gukora akazi kagombye gukora akazi kagombye gukora amazi icyumweru uri kukikorera uri kumva nawe urashimye kuba kwanyu ko interanye umusina undi ibyo bitwa ntabwo wongera kumenyera ujya ko ntabukana nawe ariko kitujya mu mirimo kandi ikintu cyose amaze gukorera akazi sinzaya vuba ubwoko mu mahanga ntayo kanditseho Jackie gashatse kuvuga iki ibintu birimo akantu cyane aho kiba cyane nyaraguye ariko ko ni Jackie mushiki wanjye se ni mama ni iki ego kabika ntawamenya ikizava si ibyemba by'uko bitari kumwe si uyu mwana ura wamufurira ukabivamo wagira ngo abayiriwe ari guhinga itaka
twazure bandangiyira shanga kiracyana kiranye ko cyari ndi harira kanzanye garu mbacha ariko nta handi sha na wabara kugera nk'umukuru mwiriwe turi kubasuhuza Chungaho. mwiriwe Ego mudugu uraho. assalamu alaikum. Alaikum salamu. Harya si wowe bitaga ndende. Nzabampema. Nje nzabampema rwose. Amakuru kiganyo. Meza ahubwo se amakuru ganyo. Ni meza. Aha nahe. Cyane ari umuntu wari undangiye hano. Bo ndiko mbwana ndangire kwazura ahubwo mbonye kandangiye reka nyeretse mbana ari wawe ahubwo si. Nje nawe bandanye naho kwazure. Ariko nubwo ari we ndi kuhabona. None si hano nyine ni kwazure. Ahubwo kankuza na agatebe wicaye. Nuko Iya hose uturutse ego. Ngase ni umugore kuko. Unaruguyemo disi darusanze nanjye naringiye. Yewe nta kibazo none sikaro kwisanga. Iba wicaye ego mana. Mbe mudugudu. Tese mada. Karamu. Mada ko ndi kubona wananutse ko. Ewe ni ibyubu wa mugabo. Nasabwa mada ikibazo mfite. Ariko ndi kubona waradereye neza. Ahubwo ndikute umwana byageze araboneka cyangwa undi umwana ni wowe byatumye watumye nano. Umwana rero twaramubonye. Ewe bana nyagasani none si ugeze inaho. Sha nande kugira ngo njewe nagiye kwa kanyine ndi kunyira ndi kubaza cyaraje cy'umwana wanyu. Namaje nimero mbona yanze kuyima. Bo ndavuga ni narebere kanze kugushaka cyane ko muri guno mudugudu gwanyu nari nsanzwe nguzi. Ari umugabo nari naramenyanye nawe ahubwo ikibazo nuko byaranje tutandukanye hano. None si naguciye mu ryuvuga. Umugabo wanje nawe yaje kukuregera kujuri kumubaririza. Wabanda ararengana. Cyane ko ntanamuzi se bundi. Ewe none si wazuru uri kubaza ko nzi ko muri uyu mudugudu wacu habamo zuru umwe no mu murenge wose wa Kivuruguta ni zuru umwe ari we mugabo wanyu none wowe uwo zuru uri gushaka nuwa n'ushatse ngo kuzura umugabo wawe umwana wabuze hari utabizi rasi namanitse n'akaboko ku idarapo ry'igihugu ufite umugabo mwese kuri zure ariko rero na uri kuvuga ashaka kuba atari umugabo wanjye ko ari umugabo w'ikirangirire. Bazure ni umugabo si munini kandi na mugufi ya yewe. Kandi ntabwo rwose ntabwo kuko n'umuntu ndangiye hano yambwiye kuko na amajara ngo ati ahantu ndini kwazure na ahantu hamwe gusa. Nta wundi zure rwose nzi ahubwo si mada kuko kuwananutse. Uwo rero niwe kibasumba cy'umugabo wanjye. Sa mada. Rwose njewe reba rebeje muri genza muri kiriya kibudo cyanyu. Wose pe biri mu bintu mbese numvishije ngize ndakureba ndavuga ni rwose rwose mada rwose kiriya kibazo cyanyu nakigiyemo neza nkaja ndarara nabuze ibitotsi ariko uzi kugira ngo ubure umwana uzi mudugu uzi agahinda nagize nuko kunanuka ni ukubera umwana nawe ubundi mudu rwose kiriya kibazo cyo rwose agahinduka ameze nta kibazo noneho ntawamusa umugabo wawe ko nimba ari zure pe ufite ewe sha nawe nyinshi ariko rwose umugabo wawe kugira ngo tunamenyane ni ukuri rwose umugabo we nta mugabo ufite kuvuga ni umugabo wanjye yewe cyokoze ndahumaniwe wamwibeshye madana ukuri kose ndahumaniwe rwose ndikumva yewe nawe ubundi mata rwose ndabonye rwose ikibazo cy'umugabo wagera n'inda ariko si none mudugu wowe ibi nibyo byakuzanye nawe rwose pe nukuri si wa mugabo we nibyo byakuzanye umugabo wanjye ni isasu uya nanjye ndi bombi ibyo byose ibyo wabura uko birata kujya ariko nta kibazo noneho ntari bidapfa sha nta kundi